Bakunzi bamenye impamvu TV nongeye kubasuhuza muri aka kanya nje kugira ngo mbagezeho amwe mu makuru aba acicikana utasanga ahandi cyangwa se aba ari mashya ariko cyane cyane atwinjiza mu kumenya impamvu ibyo tubona cyangwa twumva cyangwa tubwirwa ariko mu by'ukuri inyuma hari ikibyihishe, hari icyinshi inyuma. Ukuri nyako kw'ibiriho ntikuvugwa, burya havugwa ibitari byo. Impamvu rero ndi kuvuga gutya, reka mbaze nyine mbasuhuze hirya no hino aho muri, kandi nihanganisha abababaye, abari mu gahinda, nkomeza abashengutse, bashengurwa n'ibibazo by'iyi si, akababaro, umujinya, ndetse nanifatanya n'abari mu byishimo, nifatanya n'abashonje, nanifatanya n'abijuse ariko bibagirwa abashonje. Ibyo byose tugomba kubitekereza, niko inzira ya muntu imeze. Ntabwo tugomba kwibagirwa nyine aho umuntu ava n'aho umuntu ajya. Ibyo ni inzira ya muntu. Reka ngaruke rero ku kitumye nza muri iki kiganiro. Ndagira ngo mbereke inyandiko y'ibanga yakozwe vuba cyane, ntabwo ari kera, yakozwe na Kigali, leta ya FPR Inkotanyi, ariko mu by'ukuri ikoresheje za ngirwa bakongomani, mu buryo bagaragaza neza icyo barwanira muri Kongo. Ubu intambara ishingiye kuki? Ese bya bindi batubwiraga ngo abatutsi bo muri Kongo ngo bari kwicwa, ngo bakeneye uburinzi, ngo bakeneye kwirwanaho? Ese bya bindi batubwiraga ngo FDLR iri muri Kongo? Ese bya bindi batubwiraga ngo discours de haine, ngo imvugo ziba urwango? Ibyo byose si byo. Tugiye kureba icyo barwanira, noneho ubwo twibaze tuti izi miliyoni ibihumbi by'abakongomani n'abanyarwanda bari kugwa muri Kongo barazira iki? Koko bari kuzira amabuye? Iyi nyandiko ngiye kubereka, reka mvuge nti wenda mbere ku ihame ryo gushidikanya, unavuge ati wenda si ukuri, sibyo? Ariko nitwavuga ko atari ukuri, turagendera ku biriho, tuze kureba koko niba atari ukuri, kuko abayivugwamo ni ukuri, n'ibivugwamo ni ibijyanye n'ukuri kw'ibyo tuzi. Reka rero wenda dutangire tuyisome. Murabona handitseho ngo Alliance Fleuve Congo, peuple uni, digne et prospère, ngo ihuriro rishingiye kuri Fleuve ya Congo, ku ruzi rwa Congo, le Conseil de l'Alliance, inama y'ihuriro. None bakavuga ngo privé et confidentiel, ngo iyi nyandiko ni bwite kandi ni ibanga. Impamvu: objet, stratégie coordonnée pour le contrôle des ressources dans l'est de la RDC. Bivuga ngo ingamba zihujwe kandi zikurikiranwe neza kugira ngo iyo mabuye y'agaciro, umutungo wa Kongo, iburasirazuba bwa Kongo, ubashe gukurikiranwa no gucungwa. Nande? Tugiye kubumva. Conformément à nos objectifs communs dans les régions de l'Est de la République démocratique du Congo, dushingiye ku mpamvu cyangwa ku ntego rusange zaduhagurukije mu karere k'iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nous confirmons publiquement nos opérations conjointes en cours pour sécuriser et extraire les ressources minérales clés. Dushyize ku mugaragaro, twemeje ku mugaragaro ibikorwa bihuriweho, biriho gukorwa
kugira ngo turinde duhe umutekano uburyo bwo kuvoma cyangwa gucukura amabuye yayandi amabuye yihariye, amabuye adasanzwe. Ingingo ya kabiri, comme discuté lors de nos engagements précédents, nk'uko twari twabiganiriyeho mu byo twari twariyemeje mbere ubushize, la collaboration entre les M23, AFC, les forces de défense du Rwanda et les forces de défense du peuple d'Ouganda, du PDF, demeure cruciale pour garantir un flux ininterrompu de commodités précieuses tout en maintenant une influence territoriale stratégique. Nk'uko twari twabiganiriyeho mbere, ubufatanye bwa M23, AFC, les forces ingabo z'u Rwanda RDF n'ingabo za Uganda UPDF irakenewe cyane, ikomeje gukenerwa cyane kugira ngo twizeze cyangwa turinde umuyoboro uhoraho wo guhora tunyuzamo ibyo tuba twasahuye, reka bivuge gutyo, ndetse no kugumana imbaraga ku butaka buriho cyangwa bukenewe, bugomba kwitabwaho, bukenewe. Nos forces ont réussi à prendre le contrôle des régions riches et minéreux dans le Nord Kivu et l'Ituri. Ingabo zacu zashoboye kugera mu kugenzura ibice bikize cyane ku mabuye y'agaciro muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Ituri, en particulier dans les zones possédant d'importants gisements de coltan, cyane cyane muri zone cyangwa uturere dufite ibirombe byinshi bya coltan, bya zahabu, ndetse n'aya mabuye aboneka gake, terre rare. Le soutien logistique de la RDF et de l'UPDF s'est révélé déterminant pour sécuriser les routes de transport des matériaux extraits. Inkunga mu bikoresho by'ingabo z'u Rwanda RDF n'ingabo za Uganda UPDF yagize akamaro cyane mu guha umutekano imihanda yanyuzwagamo ayo mabuye yacukuwe. Les mouvements discrets des minéraux extraits sont facilités par des itinéraires désignés vers le Rwanda et l'Ouganda, assurant ainsi une surveillance extrême minimisée. Inzira cyangwa imiyoboro yihariye y'ibanga izajya inyuzwamo amabuye y'agaciro izoroshywa n'inzira zatunganyijwe zigana mu Rwanda, izigana muri Uganda, zikaba zizafasha mu kugenzura mu buryo bworoshye ijyanwa ry'ayo mabuye. Ingingo yindi, les intermédiaires locaux et certains généraux restent essentiels pour légitimer le commerce sur les marchés régionaux avant l'exportation internationale. Ati abafatanyabikorwa bari aho dukorera na bamwe mu basirikare b'abajenerali ni abantu b'ingenzi bo gutuma ibyo dukora bigira agaciro, bihabwa ishingiro, legitimite, bigatuma bicuruzwa mu karere k'ibiyaga bigari, mu karere mbere y'uko byoherezwa hanze.
iyo ni paje ya mbere. Paje ya kabiri ati des efforts continus doivent être faits pour affaiblir la capacité de la FRDC et de la MONUSCO à interférer avec nos activités. Ati ingamba n'imbaraga zihoraho zigomba gufatwa kugira ngo duce intege ububasha n'ubushobozi bwa FRDC, ingabo za Congo, na MONUSCO, kugira ngo bataza kwitambika imbere imirimo yacu, ibikorwa byacu. Arangira agakomeza, des alliances stratégiques avec des figures politiques et commerciales sympathisantes garantiront que le soutien international reste fragmenté. Ahantu tugumve neza ngo amasezerano cyangwa ubufatanye bwihariye hamwe n'abanyapolitiki n'abacuruzi badushyigikiye bizadufasha kwerekana ko cyangwa gutuma imbaraga ngo inkunga yo ku rwego mpuzamahanga izahora isa n'idashyize hamwe. Ahangaha wenda byakumvikana neza. Ubu ni ukuvuga ngo bakora ku buryo abanyapolitike bamwe bavuga ibi abandi bakavuga ibi, bigatuma abakominote mpuzamahanga, umuryango mpuzamahanga udashyira hamwe ngo ugire imbaraga zo kurwanya aka gatsiko. Bagakomeza, la RDF, LPDF, UPDF, ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda bazakomeza kuduha fourniront des renforts et des renseignements supplémentaires pour les mouvements à venir dans la région du Nord Kivu et du Sud Kivu. l'UPDF, RDF bazakomeza gutanga umusada, kuza gutera inkunga haba mu bijyanye n'igisirikare, haba mu bijyanye n'iperereza, kugira ngo bitume inzira cyangwa muvoma, ingendo, urujya n'uruza ruri guteganywa ruzashoboka mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bakongera, sécuriser des intermédiaires internationaux pour gérer les exportations de minéraux et les transactions financières. Guha umutekano abafatanyabikorwa bacu mpuzamahanga, abaza hagati yacu, kugira ngo badufashe kohereza hanze ayo mabuye ndetse no kohererezanya amafaranga twaba dukeneye. Abo ni babandi boherezwa kominote mpuzamahanga, ibyo bita ngo kominote internationale, baza bigize bakaza ari ONG ariko bafite ibindi bagendereye. Bagarangiza bati augmenter le contrôle de l'information et les campagnes de désinformation pour détourner l'attention de nos activités. Kongera gushyira imbaraga mu gucunga amakuru asohoka no kongera imbaraga mu buryo bwo kuyobya abantu, gutanga amakuru apfuye kugira ngo abantu batita ku mirimo yacu nyirizina turi gukora. Iyihe mirimo? Kwiba amabuye ya Kongo. Bati pour la cause, abasinye ibyo bari kuvuga hari Bertrand Bisimwa, perezida wa M23 wa M23, akaba na coordinateur wungirije wa AFC en charge des questions politiques et diplomatiques. Ariko mbere yuko babigeraho, Kigali bikorewe i Kigali ku itariki 6 z'ukwa kabiri 2025, n'ejo hashize rwose, byemezwa na Corneille Nangaa Yobeluo, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo. Ngibi rero ntimuzongere kuvuga ngo Kigali birakihisha.
iyi dokima isohotse mu gihe muri Tanzania hateraniye inama yo kwiga ku kibazo cya Kongo, aho Kongo yarahiye ikarenga ikavuga iti nimutiga ku kibazo nyirizina mugatangira mukaza kwiga ibintu bidafite aho bihuriye n'ikibazo, ntacyo turagenda ntitugendana. Ibyo mu kanya nabigarutseho mu kiganiro. Ibi biraza bishimangira biza bihura n'uyu munsi aho Kongo yashoboye gutambutsa umwanzuro uvuga ko komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu yamaze guhangayikishwa igafata icyemezo ku burenganzira bwa muntu muri Kongo, igafata icyemezo cyo kuzohereza cya mbere byihuse abagomba kuza gukusanya ibimenyetso by'ibyaha byakorewe hariya. Icya kabiri na ekipe tekinike igomba kuza gukora ankete. Bije mu gihe kan uriya procureur general wa CPI cyangwa ICC yatangiye gusohora manda dare kuri bamwe mu bategetsi b'inkotanyi ndetse no gukora iperereza kugira ngo bishoboka n'abandi bongerwe. Harya muri kuvuga ngo inkotanyi kuko umuntu ntabwo zizava ku izima, murabona abaturage kwisinyira siyatire zerekana icyo barwanira mu by'ukuri. Hehe no kongera kubeshyera aba FDLR ngo gwikewe no kongera kubeshyera abatutsi bo muri Kongo, abanyamurenge bose muri ibikoresho, dore icyo muri kurwanira. Mwebwe ibyo bajyana mumeze nka za telekomande cyangwa ibipupe bashyira hariya bikajya bivuga ibyo bababwiye ariko batazi icyo baharanira. Ni aya mabuye, kandi aya mabuye Uburayi bwamaze gusinya ko buyashaka. Amerika yashakira ubuntu, ibihugu byinshi biba bishaka ibintu by'ubusa. None abanyarwanda, abanyarwandakazi, wowe uri muri AFC, wowe uri muri M23, ukaba uri gupfa, uri gupfira iki? Uri gupfira kujya kwiba amabuye atazashira. Ndumva rero iyi ni inkuru ikomeye twagombye kwitaho. Iyi ni inkuru ikomeye ikura agahukunyo, bikoreka bivuge gutyo, aho byanze bikunze ukuri kugiye ahagaragara kwari kuzwi. Reba abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bimaze kugwa muri Kongo, ibihumbi n'ibihumbagiza biguye muri Goma, aho n'amakuru namenye wenda reka nyababwire abanyarwanda batuye mu Rwanda baduhaye amakuru batubwira bati ubu ngubu u Rwanda rwatangiye gufata imirambo rwafatanye gufata imirambo iri muri Kongo bakaza kuyihamba mu Rwanda kugira ngo bitagaragara ko ari abantu benshi baguye muri Kongo. Donc hari uwambwiye ati nimukomere, ati hari mugenzi wanjye ukorera i Goma cyangwa ujya i Goma na Gisenyi, ngo yambwiye ati gahunda y'u Rwanda rwafashe yo kujya muri Goma, rwafashe no kujya muri Goma gufata imirambo imwe n'imwe bakaza kuyishyingura mu Rwanda mu rwego rwo kugabanya umubare w'abiciwe muri Goma, kubera ko bafite ubwoba yuko bashobora kuzakurikiranwa. Mwibuke ko ejo bundi umukozi wa Croix Rouge yavuze ko abari kujya gufasha gushyingura muri Kongo ari abantu b'intoranywa bari kuva i Kigali, bakabanza guhabwa amahugurwa y'uko bazabyitwaramo mu kugira ibanga, kutavuga byose, ariko bitewe n'uko izo modoka hari abanyarwanda badashaka guceceka birirwa babihwihwisa, ari niyo mpamvu bimenyekana. Murumva ko batangiye gushya ubwoba. Rahira ko iyi Goma itazabakoraho, rahira ko iyi Goma itazabakoraho, rahira ko Tshisekedi nako Trump azakomeza kwihangana, rahira ko Macron azakomeza guheka impyisi. Rahira. Njye rero ndi kubona ibintu aho biri kugana
biri kugana yuko u Rwanda byanze bikunze rurafatirwa ibihano. Ibindi byo rurafatirwa ibihano kandi ruzava muri Kongo, ruzahava kandi ruzaherekezwa. Ndagira mbabwire ko u Rwanda byanze bikunze ntaho ruzacikira ibi byaro, ntaho ruzabicikira byanze bikunze. Saho nibereye dore ndi kubibabwira mukagira ngo wenda ni ibyo, ni ibyifuzo, ni amakuru tuba dufitiye ibimenyetso. Ntabwo u Rwanda ruzahonoka iyi ntambara, kubera ko rwayishoyemo ruzi ko ngo ari agati koroshye, ariko ubu abakongomani barahagurutse bamaze kumenya icyo gukora. nkaba rero mbashishikariza abanyarwanda, abanyarwandakazi, bakongomani mukomeza kutwumva, nimwirinde ku igitutu, ntimuzasinyire ikintu cyose cyatuma bababwira ngo muhagarike imirwano. Ntacyo bimaze. Urahagarika imirwano n'umuntu waguteye, nabanze ave ku butaka, nabanze asubize ibintu uko byari bimeze mbere y'uko agira ikintu mukorana. Urahagarika imirwano hehe? Ku butaka bwawe waba ufite, ari kuvoma amabuye y'agaciro, ari kwica kuviyora abagore, ari kwica abantu, ari gusahura. Ntimubyemere. Hagati aho nashishikariza abanyarwanda gukomeza kwisuganya vuba vuba na bwangu, kugira ngo bajye kubohoza abanyarwanda bavuye mu byabo. Nta munyarwanda ukiri mu bye kereka ababyigaruriye. Ubwo rero ni iki kiganiro ngiye kubakorera kugira ngo mwumve neza icyo M23 ibereyeho. Ndashimira uwampaye iyi dokima. Iyi dokima uzavuguruza ko atariyo azabivuguruza, ariko njye nagira mbabwire ko iyi dokima niyo. Dokima yakorewe i Kigali hagati y'aba bantu bavuze u Rwanda rwanga kugaragaramo, ariko mu by'ukuri aba barwanira u Rwanda ni abakomisiyoneri, ni abesikoro u Rwanda rwashyize imbere kugira ngo bazabe aribo babibazwa. Muzabibazwa da, nta bindi. Nkaba rero mbashimiye kandi nifuza ko dukomeza ubutwari, mwicika intege, mwigira ubwoba. Urugamba rwarishushanyije kandi tuzarutsinda. Mugire amahoro y'Imana.